reka twongere tubahe ikaze mwese mukunda gukurikira channel yanyu mukunda cyane Neza One TV. Aka ni ko kanya rero twongeye kubategurira ibigendanye na Miss Rwanda. Dusubije rero amaso inyuma ibyaranze ijonjora rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2020 mu ntara zitandukanye. Iri rushanwa rero rya Miss Rwanda 2020 aho ryari rigeze ku musozo cyangwa ikaba rigeze igice cya mbere cyaryo kikaba cyararangiye, aho Miss Rwanda bamaze kujonjora abanyampinga bazahagararira u Rwanda mu ntara zose z'u Rwanda ko ari enye. Hasigaye kumenya abazahagararira umujyi wa Kigali. Rero abakobwa 34 bazahagararira intara zose bamaze kumenyekana mu gihe gitegerejwe abazahagararira umujyi wa Kigali. Rero byagiye biba mu ntara zigiye zitandukanye, aho abakobwa 6 bahagarariye intara y'Amajyaruguru, abakobwa 6 bahagarariye intara y'Amajyepfo, n'abandi 6 bahagarariye intara y'Iburasirazuba ndetse n'abandi bahagarariye intara y'Iburengerazuba. Aba rero ni abakobwa bagiye batandukanye bagiye batoranywa kuba bahagararira intara bavukamo cyangwa intara bakomokamo mu gihugu hose mu Rwanda, kugira ngo bazahatane hazavemo umukobwa umwe uzahagararira abandi kwambika ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Reka rero twubabwire bimwe mu bisabwa kugira ngo abakobwa bo mu Rwanda babashe kwemererwa kuba nyampinga cyangwa kwatendinga Nyampinga w'u Rwanda. Rero hari byinshi bigenda bikurikizwa kugira ngo umukobwa atoranywe kugira ngo abe umwe mu bakobwa bazahatanira kuba Nyampinga w'u Rwanda muri 2020. Ibisabwa rero ni ibi bigiye bikurikiye: kuba ari umunyarwandakazi, birumvikana afite ubwenegihugu bw'u Rwanda, kuba atavukira mu kindi gihugu, akaba ari umunyarwanda aho yaba avuka hose mu gihugu cy'u Rwanda, apfa kuba ari umunyarwanda, kuba afite imyaka hagati ya 18 ndetse na 24. Ubwo uri munsi y'imyaka 18 ntabwo wemerewe kuba Nyampinga w'u Rwanda, nubwo wemerewe no kwatendinga Miss Rwanda. Kuba urengeje imyaka 24 ntabwo wemerewe kwatendinga Miss Rwanda. Iyo ufite imyaka 25 kuzamura ntabwo uba uri muri ba Nyampinga b'u Rwanda dukeneye. Kuba yararangije amashuri yisumbuye nibura, cyangwa ukaba niyo waba wiga mu mashuri ya kaminuza ariko kuba wararangije amashuri yisumbuye nibyo by'ingenzi. Kuba rero uvuga neza Ikinyarwanda, utavuga Ikinyarwanda gipfuye nk'icyo mvuga ahangaha. Kuba uzi izindi ndimi zigiye zitandukanye hatarimo Ikinyarwanda mu ndimi zemewe mu Rwanda, indimi z'abanyamahanga zemewe ariko mu Rwanda uko ari 3: Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igiswahili. Kuba uvuga muri izo ndimi nibura hagati zemewe mu Rwanda uzizi neza. Kuba ufite uburebure guhera kuri santimetero 170 bya metero. Kuba ufite BMA iri hagati ya 18.5 na 24.9. Kuba utarigeze ubyara n'umwana n'umwe cyangwa utarikuyemo inda. Iyo wakuyemo inda ntabwo biba byemewe kuba watendinga Nyampinga w'u Rwanda, cyangwa kuba warabyaye umwana. Kuba witeguye kuguma mu Rwanda byibuza mu gihe cy'umwaka nyuma yo gutorwa nka Nyampinga w'u Rwanda, uzahagararira abakobwa bazaba bagiye muri Nyampinga w'u Rwanda. Kuba wemerewe kuguma mu Rwanda rero mu gihe kingana n'umwaka wose. Kuba witeguye kudashingirwa cyangwa gushinga urugo mu gihe ukiri Nyampinga w'u Rwanda. Kuba witeguye guhagararira u Rwanda ahantu hose mu gihe cyose sabwe cyangwa biri ngombwa. Kuba witeguye gukurikiza no kubahiriza amategeko yose n'amabwiriza agenga ba Nyampinga b'u Rwanda. Abakobwa bose biyandikisha basabwa kuba bitwaje indangamuntu igaragaza umwirondoro wabo n'indangamanota cyangwa ikindi cyangombwa kigaragaza ko basoje amashuri yisumbuye. Ibi ni bimwe mu byo biba bikenewe kugira ngo ubashe kwatendinga muri Miss Rwanda. Rero utabyujuje cyangwa ukaba udafite kimwe muri ibi ngibi ntabwo byakorohera kugira ngo watendinge Miss Rwanda
2020 ndetse n'izindi zizaza. Nongere mfata akanya rero mbashimire mwese mukomeza kutwereka ko mudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube Neza One TV. Nta kindi bigusaba no gukanda subscribe ubundi ukana sharinga. Nanjye mbabwire ngo ciao ciao, ndabakunda cyane.